Kimwe mu bintu byemeza yuko umuntu yaremwe n'Imana ni ubwonko. Ubwonko bwubatse mu buryo bw'igitangaza cyane, ku buryo kugeza na n'ubu buhanga bwateye imbere cyane, nta muntu urabasha kubusobanukirwa ku buryo bwuzuye. Tugiye kuvuga ku bwonko, tugiye kuvuga ibintu 10 byihariye cyane kuri iyi nyama yacu y'ubwonko. Ni inyama ifite 2% by'uburemere bw'umubiri wose, ariko nigenzura buri kimwe mu mubiri. Selile z'ubwonko zitwa neurons. Neurons z'ubwonko rero zigera kuri miliyari 86. Ubwonko bwacu bukoresha neurons mu guhererekanya amakuru ku buryo bw'amashanyarazi, zikifashisha imitsi mitoya ndetse n'imisemburo izwi nka neurotransmitters. Rero umuvuduko zino neurons zihuzaho bigenda bitandukana bitewe n'umuntu, ari nayo mpamvu hari abantu bazi gufata ibyemezo vuba vuba. Ariko kandi iyo wize ikintu gishya cyangwa se ukunda kugitekerezaho, neurons zikora indi nzira nshya ku buryo kukibuka cyangwa se kukigeraho bizakorohera. Ubwonko bwacu bugiye bufite ibice bitandukanye, nabyo bikagira inshingano zitandukanye. Nk'ubwo hari cerebellum yita cyane ku bitekerezo, mu gufata ibyemezo, kumva, kuvuga ndetse n'ibindi. Hari cerebellum yo igenzura ingendo ndetse n'imikaya. Hari ikindi gice bita limbic system, aho kino gice cyita cyane ku by'amarangamutima. Hari ikindi gice kandi bita brain stem, aho kino gice kigenzura cyane ibikorwa by'ingenzi byo mu mubiri nk'umutima ndetse no guhumeka. Ikintu cya mbere rero gitangaje ku bwonko ni uko ubwonko bukoresha ingufu nyinshi cyane. Ubwonko bitewe n'umuntu bukoresha hagati ya 20 na 25% by'ingufu zose twinjije mu mubiri. Ariko kandi nk'uko twabivuze, ubwonko ni buto cyane ku buryo butarenza 2% by'uburemere bw'umubiri. Ubwonko rero bukoresha byibuze wati 20. Izi wati 20 zishobora gucana itara ritoya. Ikindi kintu kidasanzwe kandi gitangaje wamenya ku bwonko ni uko ubwonko butajya bwumva ububabare. Ubwonko bwacu nta byiyumviro byo kumva ububabare bufite. Rero kwa kundi umutwe ukurya cyangwa se ubabara ku mutwe ukagira ngo nibwo, burya ntabwo aba ari bwo, ahubwo aba ari imiti cyangwa se imikaya iri ku mutwe uri kubabara, ariko ntabwo aba ari ubwonko. Ikindi kintu gitangaje ku bwonko bw'umuntu ni uko ubwonko bw'umuntu bubika amakuru menshi cyane. Ushobora kubika amakuru aruta ayajya muri hard disk za mudasobwa 100. Kugira ngo ubyumve neza, ubwonko bushobora kubika terabyte 2,500,000, kandi terabyte imwe iba ingana na gigabyte 1000. Ubwo urumva ni ugukuba 1000. Kugira ngo ubyumve mu buryo bwa gigabyte, ubwo zaba ari gigabyte 2,500,000 z'amakuru ubwonko bushobora kubika. Rero birumvikana ko abantu batubwire yuko bujuje ubwonko baba babeshya. Ikindi kintu gitangaje ku bwonko ni uko ubwonko bukomeza gukura ndetse no kwaguka, cyane cyane mu by'imitekerereze. Nubwo abantu batekereza yuko uko abantu bakura nabwo bukura bukagera ku kigero buhagararaho, ntabwo ari byo. Ubwonko burakomeza bugakura, bukabika amakuru, bukiga kandi bugakomeza bugahinduka. Byitwa neuroplasticity. Ibi bivuze yuko neurons zihora zihindura, kandi ko umuntu ashobora kwiga ibishya kabone n'ubwo yaba akuze cyangwa se ashaje. Ikindi kintu gitangaje ku bwonko bw'umuntu ni uko igitekerezo kimwe iki gishobora gutuma ibintu byose bihinduka mu bwonko bwawe. Urugero, ushobora gutekereza ikintu cyiza cyangwa se ikintu kibi, kigahita gihindura imitekerereze yawe burundu, kigahindura imiyoboro y'ubwonko ndetse n'imiterere y'ubwonko bwawe. Gusa bino biba akenshi iyo ukunze gusubiramo cya gitekerezo kimwe wagize. Iyo gihora kisubiramo, havuka indi miterere mishya mu bwonko bwawe. Ikindi kintu gitangaje ku bwonko bw'umuntu ni uko
Umuntu iyo asinziriye nibwo ubwonko bukora cyane. Muri iki gihe abahanga bakita REM sleep, rapid eyes movement. Iki ni igihe kiba uryamye usinziriye ariko amaso yawe agasa nk'aho ari kwihindukiza cyane. Iki kiba ari ikimenyetso cy'uko ubwonko bwawe buri gukora cyane kurusha uko bwakoraga ukiri maso. Iki ni igihe amakuru winjije mu bwonko umunsi wose cyangwa se asanzwe mu bwonko aba ari kwivangura, asa ajya mu gice kimwe, adasa ajya mu gice kimwe. Amakuru y'ingenzi ajya mu gice kimwe, amakuru atari ingenzi nayo ajya mu gice kimwe. Ikindi kintu gitangaje ku bwonko bw'umuntu ni uko ibintu dutekereza cyangwa se ibitekerezo tugira byikoresha ari otomatike. Hafi 95% by'ibitekerezo tugira umunsi ku munsi cyangwa se ibyo twigeze gutekerezaho biba ari ibitekerezo n'ubundi twigeze kubona cyangwa se ibitekerezo biri kwisubiramo. Gusa ahubwo ni uko bigaruka twagabanyijeho amakuru runaka cyangwa se twayongeyeho. Buno buryo bw'imitekerereze bwitwa subconscious mind. Ni igice cy'imitekerereze yacu ihishe twe tutagenzura. Ikindi kintu gitangaje ku bwonko bw'umuntu ni uko ubwonko bw'igitsina gore n'ubwonko bw'igitsina gabo butandukanye cyane mu mikorere y'uturemangingo tugize ubwonko, neurons. Nubwo buno bwonko bwabo bombi budatandukanye cyane ku bushobozi bwo gutekereza, ariko ku miterere butandukanyeho gatoya. Neurons z'abagore zikora mu buryo bwa hemisphere cyangwa se mu buryo bw'imitambike, mu gihe neurons z'abagabo zikunze kuba ziteye mu buryo bwo kujya hejuru, linear. Ibi bituma habaho itandukaniro mu byo gukorwaho n'amarangamutima, gufata ibyemezo ndetse n'ubushishozi. Ikindi kintu gitangaje ku bwonko ni uko ubwonko butangira kubika amakuru n'umwana akiri mu nda ya nyina. Umwana ukiri mu nda ya nyina atangira kubika amakuru cyane cyane ayerekeranye na nyina, nk'ubwo aba yaramenye ijwi rya nyina ndetse n'andi makuru make make agenda ahabwa n'umubyeyi we cyangwa se ababyeyi be. Ikintu cya 10 gitangaje ku bwonko bw'umuntu ni uko ubwonko bw'umuntu kugira ngo bugire ubuzima buzima ni uko umuntu aba agomba gusinzira neza, gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no gufata indyo yuzuye. Nk'ubwo ikintu gikoresha ubwonko cyane ni isukari. Isukari wayifata nk'uko esansi ikora ku modoka. Ikindi kintu ubwonko bwacu bukenera ni ogisijene. 25% bya ogisijene yose twinjiza mu mubiri yose ihita ijya mu bwonko. Niyo mpamvu gukora imyitozo ngororamubiri ituma uhumeka neza, bituma ugira ubuzima bwiza cyane cyane bwo mu mutwe. Ikindi kintu ubwonko bwacu bukenera cyane ni amazi, kandi amazi ahagije. 85% by'ibigize ubwonko ni amazi yonyine. Yumvikanisha yuko iyo wagize ikibazo cy'amazi mu mubiri n'ubwonko nabwo ntabwo bwakora neza. Ubwonko bwacu kandi bukenera vitamini cyane cyane omega 3 ikunze kuboneka mu mafi cyangwa se mu njanga, ituma neurons ziyubaka zo mu bwonko. Indi vitamini ikenerwa cyane mu bwonko ni za vitamini B, B ya mbere, B ya 6 ndetse na B12. Izi ni vitamini zituma ubutumwa bugenda neza cyangwa se neurons zikorana neza. Ubwonko bwacu kandi bukenera ubutare, zinc ndetse na magnesium, nazo zituma imiyoboro yo mu bwonko ikora neza. Ariko kandi cyane cyane ubwonko bwacu bukenera gusinzira bihagije, byibuze hagati y'amasaha 7 ndetse n'9. Ibi bituma imyanda cyangwa se akavuyo kari mu bwonko kavamo, bukabasha gushyira ibitekerezo ku murongo, bityo bugakora neza. Siporo yo ifasha cyane cyane ubwonko kongera ogisijeni ijya mu bwonko. Ikindi cyiza ku bwonko bwacu ni ukwirinda stress, kubera yuko iyo dufite stress nyinshi byangiza igice cy'ubwonko cyitwa prefrontal cortex. Iki gifasha kwibuka
ndetse no gufata ibyemezo. Rero kugira siteresi bituma dufata ibyemezo bitari byo mu by'ukuri. Ngibyo ibitangaje ku bwonko bwacu. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.